Reka mwese mbifurize icyumweru cyiza kandi cy'umugisha aho muri hose mukaba muteze amatwi ukumbu iki TV. Ngewe rero ubategurira kandi nkabageza ibi byiza byose mutasanga handi ndi bimenye Imana François mumaze kubimenyera. Reka uyu munsi rero nze mbabwira amakuru y'imikino, ariko mu mikino y'abafite ubumuga bwo ni mu mukino wa sitting volleyball. Umukino umaze kwamamara by'umwihariko hano mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Shampiyona rero yakomezaga muri iyi weekend ku nshuro yayo ya kabiri, amakipe amwe namwe akomeza kwigaragaza ndiyerekana ko afite intego zo gutwara igikombe cya shampiyona. Ni shampiyona rero ya sitting volleyball mu bafite ubumuga birumvikana yakomezaga guhera kuri uyu wa gatandatu tariki ya 16 na 17 z'ukwa 11 2024, ikaba yabereye hano i Remera muri gymnase ya NPC Rwanda. Mu gutangiza iki cyiciro rero umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Umuganwa Marie Chantal yari yaherekeje ikipe nyine y'akarere ka Rutsiro muri uyu mukino, aho yanahawe umwanya akicara mu kibuga agakina uyu mukino wa sitting volleyball mu bafite ubumuga. Ibintu byiza cyane ndetse byanishimiwe na benshi bavuga bati ya makipe bakomeje gushyigikirwa cyane, ndetse bikaba ari ishyari ryiza kuko ngira ngo ubwashize ubwishampiyona yatangiraga hari n'umuyobozi w'akarere ka Musanze nawe wari waje gushyigikira ikipe y'akarere ka Musanze, bishya bishyira gutera impamvu nziza yo kuza kw'abandi bayobozi b'uturere batandukanye kugira ngo bajye bashyigikira ino mikino y'abafite ubumuga imaze kwamamara cyane mu gihugu, ko abafana bamaze kwikunda cyane mu buryo bugaragara. Ubwo rero tugiye ku mikino nyine yabaye, reka duhere mu cyiciro cya kabiri. Ikipe y'akarere ka Kayonza nayo ikomeje kwitwara neza cyane kuko nyuma yuko kuri faze ya mbere nabwo yari yitwaye neza itsinda imikino yose, no kuri iyi faze ya kabiri rero nabwo yaraje yitwara neza cyane itsinda imikino ya yose kuko yakinnye imikino ibiri, ikina na Rutsiro yitsinda amaseti 2-1 ndetse yongera gutsinda Muhanga amaseti 2-0 bita bishyira mu rugendo rwo kwegukana igikombe cy'icyiciro cya kabiri, nyine igahita yerekeza mu cyiciro cya mbere. Ubwo rero nanone n'imikino yabaga muri cyiciro cya kabiri nuko Nyanza yatsindaga Muhanga amaseti 2-1 mu gihe Muhanga nanone yatsinzwe na Gatsibo amaseti 2-0. Nanone Nyanza iza gutsinda Kaminuza ya Huye amaseti 2-0. Mu bari n'abategarugori rero ikipe y'akarere ka Bugesera nayo yaje kwitwara neza itsinda Ruhanga amaseti 2-0, irongera itsinda Rusizi amaseti 2-0. Gakenke nayo itsinda Rwamagana amaseti 2-0. Ikipe y'akarere ka Nyarugenge rero ya Bwana Rugwiro Dase nayo ikomeje kwigaragaza kandi igaragaza ko ifite imbaraga zo kuba yakegukana igikombe cya shampiyona. Iyi kipe yakinaga n'indi kipe nayo ihanzwe amaso ku gikombe, ubwo ni ikipe y'akarere ka Musanze mu bari n'abategarugori, ariko byaje kurangira nyine ikipe y'akarere ka Nyarugenge mu bari n'abategarugori yandagaje Musanze iyitsinda amaseti 2 yose ku busa, ariko Musanze nayo iza gutsinda Rusizi amaseti 2-0. Muri cyiciro rero amakipe twavuga wenda ari mu yahanzwa amaso cyane ku gikombe harimo nk'ikipe ya Nyarugenge, Musanze ndetse na Bugesera. N'amakipe akomeye cyane, amakipe agaragaza ko bazatanga akazi gakomeye mu gihe rero yahuye, nyine birumvikana haba harimo guhangana cyane. Ubwo rero reka twerekeze mu cyiciro cya mbere. Mu bagabo Burera yatsindaga Rwamagana amaseti 2-1, Gisagara itsinda Rubavu 2-0, mu gihe Kicukiro yatsindaga Nyagatare amaseti 2-1, Rusizi itsinda UR Rukara ubwo ni Kaminuza ya Rukara amaseti 2-0. Umukino rero wari utegerejwe na benshi, wanabanjirijwe n'amagambo menshi cyane, bati finali yabije hakiri kare, bati ikipe itsinda n'izatwara igikombe, ibintu byinshi byari biri mu bafana. Uyu mukino rero wahuje ikipe y'akarere ka Musanze ndetse n'ikipe y'Intwari y'akarere ka Gasabo. Uyu mukino watangiye harimo guhangana cyane gukomeye ku makipe yombi.
iseti ya mbere Musanze itsinda Gasabo amaseti amanota 25 ku manota 23. Iseti ya kabiri rero yatangiranye impaka nyinshi cyane ngo Musanze iratorotse ibintu byinshi, ariko mu iseti ya kabiri Gasabo iza yisize insenda abasore bayo bakaniye ndetse birangira batsinze Musanze iyo seti nyine ya kabiri mu manota 25 kuri 22 ya Musanze. Ubwo ngubwo rero nuvuga ngo seti ubundi uyu mukino n'umukino wari ukomeye cyane ufite tension iri ku rwego rwo hejuru, kuko seti yajyaga kuzura utaramenya umuntu uri butsinde, kuko nuvuga ngo amakipe yaragendanaga cyane, imwe irusha indi minota rimwe ikazi karikuraho gashyira habiri ikayakuraho gutyo bikagenda birangira. Ubwo rero kuko bari banganyije nyine seti imwe kuri imwe, birumvikana habayeho kwitabaza seti ya gatatu yo dukunze kwita Seulo. Ni seti nyine birumvikana yasabye ubwenge bwinshi cyane haba ku batoza ndetse n'abakinnyi, ariko bihengamira kuri Musanze kuko yatsinze irusha cyane Gasabo amanota 15 ku manota 5 ya Gasabo. Muri uyu mukino rero hagaragayemo dushya twinshi cyane, by'umwihariko ku musifuzi wasifiye Musanze ndetse na Gasabo bakunze kwita Maxime, ngira ngo muramuzi, umufana ukomeye cyane w'ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu rero akaba ari n'umusifuzi ukomeye cyane muri iyi mikino ya City Volleyball. Ubwo rero aho nyine yagiye agongana cyane n'abakinnyi ba Musanze batari bari kwishimira imisifurire ye, ndetse nk'umukinnyi w'ikipe ya Musanze Nyagatare Christophe bagira aho baterana amagambo, ariko nyine byaje kurangira biyunze bahana fair play nk'abasportifu, birumvikana kuko umukino wari uri ku rwego rwo hejuru, ntabwo byari kubura cyane. Uyu mukino rero nanone wasize inkuru mu mitwe y'abafana ku bakinnyi ba Musanze, bose bagaragaje ubuhanga bukomeye cyane, ariko by'umwihariko abakinnyi batatu. Uwa mbere ni Ndahiro Jean Claude wo bakunze kwita Dadi. Uyu ni umukinnyi wagaragaje ubuhanga bukomeye cyane muri uyu mukino, bijyanye n'amayeri menshi yakoresheje, kuko yakoze serivisi cyangwa se imipira yarivuye itatu yose ku mukinnyi umwe, ariwe Kazungu kapiteni nyine w'ikipe ya Gasabo, kandi akajya amubonamo amanota ko umupira wose yamushyiragaho yarawicaga nyine akamubonaho inota, birumvikana kuko nawe yari yamaze gushyuha cyane nyuma yo gushwana n'abayobozi be nyine ataraba tayari mu mutwe. Nk'umukinnyi rero w'ikipe y'igihugu rero uyu Dadi nyine w'umuhanga, birumvikana yari yabibonye, maze akajya ashyiraho izo serivisi nyine, birumvikana akajya amushyiraho izo serivisi imipira itatu yose itanga ibitego ku manota nyine ya Musanze. Ndabyibuka nari negeranye n'umufana umwe ndetse n'abakinnyi bagenzi be, umwe arambwira ati buriya uriya mwana n'umwana, kuko iyi kipe ya Gasabo arayizi yose ku buryo ashobora kuyibonamo amanota kandi azi uburyo ikina. Rero ntibyantungura tubonye Musanze itsinze kandi uyu musore akitwara neza cyane. Ni ibintu rero bishimiye cyane kuri uyu musore Dadi. Undi mukinnyi wa kabiri nawe witwaye neza n'uyu nababwiraga nyine Nyagatare Christophe, nawe ni umukinnyi witwaye neza bigendanye n'uburyo yari yamaze gushyuha mu mutwe. Abantu benshi bati buriya birarangiye agiye kuva mu mukino, ariko siko byagenze, kuko yaje kuba umukinnyi mukuru nyine, birumvikana umukinnyi w'ikipe y'igihugu mu kwataka imipira ivamo ibitego, bavuga ngo akamenya aho acisha umupira bigendanye no gukwepa amabroke nyine y'abasore barebare cyane ba Gasabo. Birangira nawe yitwaye neza cyane, basigara mu mitwe y'abafana benshi. Undi mukinnyi nakubwira wenda wa gatatu bamwita Nkwaya Ismael. Aba bose ni abakinnyi b'ikipe y'igihugu bombi mu mukino wa City Volleyball, bakinira ikipe y'akarere ka Musanze. Muri uyu mukino nyine w'abafite ubumuga ho yagaragaje ubuhanga bukomeye cyane. Ni umukinnyi ubusanzwe hanze y'ikibuga ugira brage nyinshi, ariko mu kibuga nta magambo menshi akunze kugira, ahubwo akunze kwerekana igikorwa, uretse kuvuga ngo
ibintu byinshi nyine bigiye bitandukanye byanabivugaho, ariko yaje kwitwara neza, wakora imipira myinshi, yatakaga ikajya ibyara ibitego, ndetse agakorana na broke n'uyu mukinnyi Dadi, bagahuza ku buryo bukomeye cyane, Gasabo ikabura aho icisha imipira myinshi yatakaga. Bo rero ni abakinnyi b'ikipe nyine ya Musanze babashije kwitwara neza, bakaba baratsinze Gasabo amaseti 2-1. ubwo ku rundi ruhande nyine rwa Gasabo birumvikana wenda abakinnyi nabo twavuga bitwaye neza mu iseti ya kabiri, naho uwitwa Ndayisaba Jean Baptiste bakunze kwita Cyabingo. Uyu mukinnyi rero ni umuribero nyine wa Gasabo, niwe wagaruye imipira myinshi yavaga mu kibuga cya Musanze, amashoti menshi yaterwaga n'aba basore nakubwiye ba Ismael, ba Nyagatare, ba Kaliste, ba Dadi, ba Manuel, bose n'abakinnyi batakaga imipira ikomeye, ariko uyu Ndayisaba akagaragaza uburibero bwiza cyangwa se umuhanga mwiza mu kugarura imipira yose yabaga ije mu kibuga. Ikipe rero ya Musanze nyine birumvikana ibasha gutsinda, ariko nanone undi mukinnyi wenda navuga ni umukinnyi Murema wabashije gupasa imipira myiza ku ruhande rwa Gasabo bakayataka kandi ikabyara amanota. Muhanga cyane mu gupasa nawe mukinnyi w'ikipe y'igihugu mu bafite ubumuga mu mukino wa sitting volleyball. Ubwo rero birumvikana nyine ikipe ya Musanze nanone yatsinze Kicukiro, nyuma y'uyu mukino nyine yatsinze Kicukiro amaseti 2-0, ndetse itsinda Rubavu amaseti 2-0, bigomeza kuyishyira ku rugendo rwo gutwara igikombe. Ubwo indi mikino rero ya faze ya gatatu nyine iteganyijwe mu kwezi kwa mbere ku itariki ya 18 ndetse na 19 bire mu karere ka Gisagara. Ubwo rero nuko nguko bimeze, nicyo twakubwira mu makuru twari tugufitiye y'imikino, ariko by'umwihariko mu mikino y'abafite ubumuga mu mukino wa sitting volleyball. Reka tuyasubikira aha rero, nge nk'uko bisanzwe nari Bimenyimana François.